Eka basuhuze ariko mbasuhuze atari uko wenda meze fresh, ahubwo ni ukubasuhuza bisanzwe bya kinyarwanda, mbifuriza ahubwo kugira umutima w'ubumuntu, kugira umutima utanga imbabazi ndetse ubugome tukabuharira shitani akaba ari ubusigarana wenyine, twebwe tukamutera umugongo. Kuki ntangiye gutya ikiganiro cy'uyu munsi ngiye kuvuga gatoya muri iyi minsi turimo yo kwibuka no kuzirikana abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994. ari ibikorwa biri kugaragara ukabona ntago ari iby'ubumuntu, ukabona ntago mu by'ukuri ari bikwiye umunyarwanda, bikwiye urubyiruko, bikwiye umunyarwanda muri rusange, reka mvuge gutyo. Hanyuma nongere mpite mvuga nti twibuke twiyubaka, ariko nanone nitwemerere guha urwaho abashaka guhembera amakimbirane. Ibi mbivuze kubera iyi story byandenze, nabaye amazing. Umuntu yinjire mu kiraro cye asange inka ye yamaze kuba ikebwa, itako rivaho barivanaho. Hanyuma ubugome kujya wumve ko buhari, ndetse hari abantu benshi batifuriza abantu byiza, agacunga muri ibi bihe akaza kongera gushinyagurira umuntu. So ntago ntekereza ko ari ikintu cyiza, ahubwo nkatwe tureba, wowe uri kunyumva aka kanya ukwiye gufata umusanzu wawe ukamagana, ugashyira kure umuntu wese ushaka kuzana amakimbirane. Urabona iyo foto, oh my goodness, ni ifoto itari nziza, ni ifoto idashimishije habe na gatoya, nta nubwo. Urabona ubu ni ubugome bukomeye, ahubwo turakora iki kugira ngo ibi bicike, ibi biveho, ndetse dukomeze twirinde amakimbirane, haba muri family, haba afite ingengabitekerezo, bikomeze kwigishwa. Turacyafite igihe cyo kwigisha ndetse no kwigishwa amwe mu mateka, abantu bakamenya ko mu by'ukuri ubugome ntacyo bufasha. Ubwo rero nakubwira ngo wowe wagizweho n'izi ngaruka za jenoside, wowe utameze neza muri iyi minsi, wowe uri gutotezwa muri iyi minsi, nakubwira ngo humura, abagutoteza ntago bizatinda, ibyabo bizasubirwamo, kuko ntago watoteza umwana w'umuntu noneho mu gihe nk'iki ari uruvugiro ufite mu by'ukuri uwakuvuganira ngo byange. So twange icyaha, twange mu by'ukuri amahane adafite impamvu, kuko niba umuntu afata inka nk'iyi akayica, akayikata gutya, ni ikimenyetso kigaragaza ko hakiri urwango, hakiri abantu bagifite umutima mubi. Yes, reka rero mpenera ahangaha, ariko navuga ngo reka tubikore gutya, twange dutsinde sekibi, yere gukomeza kuzana impembere n'amakimbirane hagati y'abavandimwe, y'abanyarwanda, y'abantu badafite icyo bapfa. Imana ibarinde kandi igumane namwe.